rero ndabwira abantu batukurikiye ntago turi ahangasa uko turi beza cyane turi hano kubera urukundo yego ntabwo turi ahangaha kubera ko ari ugushaka za views rwose views bavuga za views ibi bintu rwose views umuntu urwaye ufite uburwayi nafate nimero ya telefone ya Wilson amuhamagare ntiyizere Wilson ariko yizera Imana ikorera muri Wilson. Hirya y'ibyo ngibyo ushobora kuba ufite umwana urwaye yaraheze hasi, ushobora kuba ufite umuntu watewe n'amashitani, ushobora kuba ufite umugabo waremye, ushobora kuba ufite n'izindi ndwara mu by'ukuri z'uburyo butari bumwe. Ntiwizere Wilson ahubwo wizere ikoresha Wilson. Uyu ni umutangabuhamya mubona bicaranye. Hari ijambo nigeze gusoma rivuga ngo abantu banjye bapfuye bishwe no kutamenya. Buriya na Yesu ahantu yabagari abamwizeraga barakiraga ariko abamusuzuguraga barapfaga. Rero no muri iki gihe cyacu cya none abantu bakomeje kwicwa n'ubuyobe no kutamenya no kwirengagiza inzira y'ukuri bakwiriye gucamo, bakizera ibitari ibyo kwizerwa. Ariko hahirwa umuntu wamenye Kristo, kandi nasomye ijambo rirambwira ngo hahirwa umuntu w'Iteka atoranya akamwiyegereza. Ndakwifuriza kuguma muri ayo mahirwe Imana yaguhaye. Abantu ntibabizi ariko utazi umubiri burya ngo arawusiga. Undi yaravuze ngo uruciye inyuma ntamenye ikiruri imbere. Undi aravuga ngo ubabaye ni ubanda urugi. Iyo migani njya nyikunda, ni imigani y'Abanyarwanda ariko igana kariho. Undi aravuga ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Buriya ni wowe uzi neza igihe wamaze warabyimbaganye wa mugani wawe. Ariko Imana ishimwe cyane kubw'ibyo yakoze. Nanjye ndayishimye byumvire mu ijuru. Yego. Ndagira ngo noneho umpere mikro Wilson kugira ngo nawe ngire ijambo rito, utubazo duto mubaza, hanyuma niturangiza mu by'ukuri tuze kwerekeza ku musozo. Ariko kandi hagati aho ngaho hari icyo wumva wowe nkawe ku giti cyawe, hari ubutumwa butoya wumva wagenera abantu, hari irindi jambo ry'igitsikamutima ririmo rirakubyiga ku mutima wawe wumva wabwira abantu ukavuga utaka kantu ndamutse nkabwiye abantu kabafasha wagacomekamo nta kibazo, ubundi nkabona kuvugisha Wilson. Ikintu nabwira abantu, yego, nababwira ngo bajye bizera Imana. Yego. Babwira ngo ibirangaza ni byinshi. Yego. Kuba urwaye ukumva ko uzakira ari uko wagiye kunywa imiti yo mu bapfumu, cyangwa ukumva ko uzakira ari uko wagiye gutanga amafaranga, kandi hari Imana ibyo byose bishoboye wakwizera ikabikora nta n'amafaranga utanze, nta kiguzi rwose, nta kiguzi. Yego. Ntago ari wo muti. Yego. Umuntu wese navuga ngo Imana ngiye ku giti cyanjye narayibonye. Yego. Yarankijije. Yego. Yarankijije. Yego. Inkiza kubyimbagana umubiri wose. Yego. Ubu ndi muzima. Amen. Rwose ndayishima. Amen. Numvishe gusenga kandi mpuza n'umukozi wayo w'umumaro utarigeze aca amafaranga. Yego. Nawe ubwe nuwo gushimirwa. Nawe ashimwe ahabwe icyubahiro kandi Imana imwongerera amavuta. Imana imuha umugisha mwinshi cyane, imwagure. Kandi Bibiliya iravuga ngo umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro, azamuha n'ubwami. Rero rwose ni byiza. Wilson tukwifurije kubahwa Kristo abiguhesheje, kuko uri umukozi w'Imana wiyoroshya, kandi bizagume gutyo. Wilson, niba kumpere mikoro hanyuma nkubwire gatoya wowe ikintu ngiye kukubazaho gatoya, nk'umwe mu banyamasengesho, nk'umwe mu banyabitangaza Imana iri gukoresha ibintu bikomeye cyane. Wilson, hari ibanga maze kumenya, ngira ngo wenda udufashe nk'umuntu ujya ugira gutya Imana ikakwinjiza mu kindi kirere
mu gihe ugiye gusengera wenda abantu. Maze gukurura amakuru, ariko ayo maze gukurura arakomeye n'abantu bayamenye. Wilson, wari uzi ko abantu muri iki gihe barimo bararogwa za kanseri, amadiyabete, impyiko, ngo imitima, umuntu akarwara umutima w'umurogano, impyiko z'indogano, igifu cy'indogano, bajya kwa muganga bakabipima bakabibona kandi arabadayimoni biyorobetse mu muntu nk'uyu nguyu, bakamupima ngo ni umuvuduko w'amaraso kandi ari uwo bamuroze. Wagira nka gutya ngo urinjira mu kindi kirere, wowe ukabona ibindi bintu mu gihe cy'uko abaganga bo bafite amakuru y'uko ngo ari imivuduko y'amaraso n'imitima n'ibindi bintu. Ndagira ngo tuganirize kwibanga umaze cyangwa se ku makuru y'ibanga Imana imaze kuguhishurira mu bwiru bwayo mu minsi umaze uri gusengera abantu kuri iki kintu ndimo ndavuga. Se nawe ibyo bintu umaze kubibona cyangwa ndavangewe? Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo bintu ni byinshi birahari. Yego. Ariko hahirwa uwizera. Yego. Hahirwa uwizera, uzamenya ko Imana ni inyembaraga kandi ni inyembaraga azabibona. Yego. Abantu kujya kwa muganga nibyo, sibyo? Yego. Kuko hari impamvu Imana aremye muganga. Ariko hari ahantu muganga avuga ati nanjye biranyobeye. Yego. Iki gihe bizabaho imbaraga z'Imana. Urumva ko muganga ananiwe, ubwo hazaba ngombwa ko Imana yo ijya mu ki? Yego. Ijya mu mirimo yayo. Yego. Bene data rero cyo nababwira ni kimwe. Abantu benshi usanga ibintu byo gusenga abenshi batabirimo. Yego. Abenshi bagatabaza Imana ari uko bari kubambaza. Yego. Ntugatabaza Imana ari ukuri ku kibambaza. Inzira z'Imana ni nyinshi. Yego. Ariko bizaterwa n'ukuntu uzagendana n'Imana. Yego. hari abantu benshi rero muri nabo benshi bameze gutyo ariko bajya babona imbabazi z'Imana n'imbaraga z'Imana. Yego. Wenda akantu gatoya njya kwa mama uyu nguyu yabonye ikintu kidasanzwe. Abantu benshi bari kumenyera Imana kandi ntabwo Imana imenyerwa. Yego. Yavuze ngo Imana iri hejuru y'ibintu byose. Ariko benshi ntabwo babimenya. Haleluya. Amen. Ndabwira abantu batwumva abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu n'abari Burayi. Yego. Bamenye ko Imana ari inyembabazi kandi ari Imana ifite imbaraga. Rero ibyo ngibyo by'abapfumu n'ibishyi byose bibaho bajya babiroga ariko Imana ibasha kugukiza. Yego. Ariko ikagukiza bitewe n'umutima wawe. Ese uyitabaje gute? Sibyo? Mama uyu nguyu njya kumusengera yabonye agace kadasanzwe. Iwe nahasanze abana babiri ngira ngo umwe yari umukobwa we, sibyo mama? Umwe yari umukobwa we, yego. Undi yari umwuzukuru. Yego. Siko bimeze mama? Niko bimeze. Yego. Haleluya. Amen. Imana rero nta uzamenya uburyo ikora. Nta numwe. Yego. Abo bana twarinjiye mu nzu, tumaze kwinjira mu nzu abo bana baranyegera turaganira, tumaze kuganira byabaye ngombwa ko buri muntu afata icyicaro cye. Cyabaye abana baricara turanya gusenga, tugezemo hagati umwana twaramubuze. Yego. Sibyo? Yego. Mama uriya mwana afite imyaka ingahe? 5. Umwana afite imyaka 5. Siko bimeze? Ariko uwo mwana ukuntu yagiye mu cyumba ngira ngo nyirakuru ntago yigeze abimenya. Siko bimeze? Nanjye ubwanjye sinigeze menya ukuntu uwo mwana agiye hehe mu cyumba. Yego. Haleluya. Rero ubutabazi bw'Imana buteye ubwoba. Sibyo? Umurimo wavuze ngo kugendana na Yesu biranezeza. Nibanga rihambaye. Yego. Uwo mwana rero yagiye mu cyumba guhindura imyenda ari kugira ngo Imana imuhindura iki? Yego. Ubuzima. Yesu amuhindura iki? Ubuzima. Kuko ngewe hari amakuru mfata. Yego. Yo naje kugusengera ntago mba nigiye nyine. Yego. Yo nkubwiye ngo iki hari impamvu. Uri mama nigiye yavugaga Imana. Uyu mwana mwana turi kumwe nawe hano. Sibyo? Nigiye yavugaga.
ngenda bwirwa. Haleluya. Amen. Noneho umwana yavuye mu cyumba yambaye agakanzu kera, siko bimeze mama? Ndibuka icyo gihe yamubwiye nabi. Umwana asubira hehe? uvuye kwambara umwenda ujyana ahantu kubera iki? Yego. Yarambwira ati mureke uko ahinduye uriya mwenda hari n'ibyo Imana igiye guhindura, kiriya ni ikimenyetso cy'ibyiza. Amen. Uko byagenze. Haleluya. Haleluya. Amen. Uwo mwana byabaye ngombwa yuko ibyo bintu byaramurakaje kuri akamubwiye gutyo. Yego. Tutagendana. Yego. Uwo mwana yasubiye mu cyumba. Ndambwa agenda umuhendahende. Niyemera kugaruka kwicara aho yari yicaye urabukize. Yego. Haleluya. Amen. Rwose yaragiye aramuhendahenda, nyango niko byagenze mama. Umwana agaruka aricara. Turarebana. Sinyari z'Imana nta muntu umuzazimenya. Yego. Narabwiye mama urakize. Yego. Imana igize ite? Byageze bite? Arambwiye ngo urakize. Ngo hari ibyo Imana ihinduye hano. Haleluya. Amen. Imana rero ni umukozi w'umuhanga. Ntago uzayimenya. Akenshi tubana n'abantu yako ntumenye wo tubana we ninde. Yego. Sibyo? Yego. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu arimo arapfuka amarasenga ariko hari uw'Imana yaguhaye. Siko bimeze? Yego. None se wa muntu Imana yaguhaye ko umufashe nabi. Siko bimeze? Cyangwa we numubwiye nabi we nagukina gutya. Warangiza ukajya gusenga Nyagasemukene ibi nibi kandi nyamara hari impamvu uri kumwe n'uwo muntu. Rero uwo mwana ntabwo we yarazi ikiri muri uwo mwana. Sibyo? Ariko ndashimira Imana ko yahabaye kandi Imana ihindura imirimo. Haleluya. Ikora imirimo n'ibitangaza. Rero ndabwira abantu batukurikiye ntago turi ahangasa uko turi beza cyane. Turi hano kubera urukundo. Yego. Ntabwo turi ahangaha kubera ko ari ugushaka za views. Rwose. Views bavuga za views. Ibi bintu rwose views. Bavuga za views. Ntabwo turi hano kubera gushaka views. Turi hano kugira ngo abandi bagire icyo Imana igira icyo bafasha. Tuvuge ku mirimo ya Kristo Wilson. Tuvuge ku mirimo ya Kristo. Abantu bamenye imbaraga z'Imana. Abantu babisobanukirwe neza. Ntabwo turi hano kubwo kugira ngo twamamaze Wilson. Ngewe nyambwira abantu ngo YouTube channel zanjye ngewe njya kuzifungura. Nari nimo nsaba abantu kunyakira ku ma YouTube channel yabo bakabyanga. Ngira umubabaro ndavuga nti Mana ngiye gufungura YouTube channel ariko kugira ngo umpindura inzira yo kurenganura abantu barenganywa. Kuko kuri izi YouTube hari umuntu nk'ubu Wilson ashobora guhamagara akamubwira ati ngenda ndashaka kuvuga imirimo y'Imana kuri YouTube nkabwira abantu imirimo y'Imana. Akabanza akamubaza ngo uzavuga ibiki? Ati nzavuga ko nsengera abantu imirimo y'Imana igakoreka. Ngo ntabwo ari wowe wenyine usengera abantu. Urumva igisubizo? Ngo ntabwo ari wowe wenyine usengera abantu, ngo hari n'abandi twakiriye bavuga yuko babasengera hanyuma akaba ageze gute akabagutesheje agaciro. Ibyo nibyo byatumye mvuga ngo reka mfungure YouTube channel. Umuntu wese Imana ikoze mu kanwa akabasha kuvuga imirimo y'Imana azavuge. Rero ntabwo turi hano kubwo kugira ngo dushake indonke. Kuko bibaye ari ugushaka indonke, Wilson ntugire ngo ibi bintu nubwo tuba turimo tubivuga ntugire ngo ni benshi babyemera. Uzanacunga abantu badukurikirana ngo ni bangahe? Ntibarenga 200, ntibarenga 300. Ariko duhinduye ikiganiro tukajya tuvuga ibinyoma, tukanapapira bya bitangaza by'ibihimbano by'ibibeshyo, wajya ujya kubona turimo turakurikiranwa na miliyoni. Ariko kuko turi abana b'ubugingo, si iyo ntego yacu. Abantu babimenye naringize ngo ngusove abantu bakumve neza. Ntabwo turimo dushaka views, ahubwo turimo turavuga inkuru nziza ya Kristo. Nundi ubishaka nagukenera tayari, nanjye nankenera tayari. Hanyuma naramuka akene n'ubundi bufasha tuzabumuha, ariko intego yacu niyo kwamamaza Kristo. Komeza mwana w'Imana. Hanyuma icyo nabwira abantu badukurikiye hirya no hino, turi hano kubera urukundo. Turi hano kubera imbabazi. Haleluya. Amen. Nibuka ari umuntu yigeze kumpamagara icyo gihe ndi Uganda. Arambwira ngo nabonye numero yawe ku Bugingo TV1. Yego. Wambabara tugasengana. Narambwira ati ibyo ntago ari ikibazo. Ata ahubwo n'umugabo turi busengane.
mu by'ukuri uwo muntu yari afite ikibazo kigoye yego ku buryo yari amaze ukwezi kose mu nzu siko bimeze amaze gupfusha umubyeyi we nawe baye ngoma ko nawe amererwa nabi ariko byabaye ngombwa yuko uwo muntu dusengana nawe Imana iramubohora kandi turi kuri telefone sibyo rero Ubugingo TV ndabasabira umugisha amen kandi Uwiteka akomeze abagure kuko hari benshi bagenda bampamagara hirya no hino za Nyamagabe za Cyangugu za hehe bafite ibibazo ariko kuri telefone Imana ikabagirira neza rero turi hano kugira ngo twamamaze ubutumwa bw'Uwiteka turi hano kugira ngo tuvuge imirimo y'Imana n'imbaraga zayo uzemera ko Imana ikiza izamukiza haleluya uzemera ko Imana ariyo yamuremye izamubera byose rero ndabifuriza guhora mutinya Imana nk'uko ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 2:11 haraba ngo mukorere Uwiteka mutinya munezerwe muhinde umushitsi haleluya umuntu wese utatinya umubyeyi we numva sinzi ko nabivuga sibyo Uwiteka niwe waturemye yaguha n'ubundi buzima Imana ibambere umugisha. Wilson Ndahiro turagushimiye cyane mu izina rya Kristo Yesu Nazareti, mbabarira unyemerere cyane nkwinginge utambutse nimero yawe ya telefone ku muntu wese wifuza umuntu urwaye ufite uburwayi nafate nimero ya telefone ya Wilson amuhamagare, ntiyizere Wilson ariko yizere Imana ikorera muri Wilson. Hirya y'ibyo ngibyo ushobora kuba ufite umwana urwaye yaraheze hasi, ushobora kuba ufite umuntu watewe n'amashitani, ushobora kuba ufite umugabo waremye, ushobora kuba ufite n'izindi ndwara mu by'ukuri z'uburyo butari bumwe. Ntiwizere Wilson ahubwo wizere ikoresha Wilson. Uyu ni umutangabuhamya mubona bicaranye, ndetse hari n'abandi dutegereje, hari n'abandi benshi twagiye twakira. Hari abo yagiye asengera bamaze imyaka 10 barajujubye. Hari umukecuru wigeze ambwira ati ge nari maze imyaka 10 nivuza kwa Kanimba, nivuza kwa Habyarimana, ata amavuriro yose ata amafaranga yarashize mata bapfumu barandiye amafaranga. Atariko uyu mugabo Wilson we yaravugaga nkavuga ati Mana yanjye, ati Wilson yaraje aransengera, Imana inkorera ibitangaza. Uyu mubyeyi na nubu ni muzima. Nongereho uko nanjye ubwanjye Wilson yansengeye, Imana ikora igitangaza gikomeye. Asengera muri umuna wanjye, Imana ikora igitangaza gikomeye n'abandi. Hanyuma rero sinzi impamvu we waza n'ibintu by'ubujorokoni ugenda ureba bya bindi. Sinzi impamvu muri iki gihe abantu bavuga ngo uriya muntu arasenga Imana imukoresha ibikomeye, ugasanga umuntu ahita avuga ngo ubwo ngo ni umurangi, ngo ubwo ngo afite ngindi myuka. Ndashaka kugira ngo nkubwire mwene data, uzapfuziza ubwiyemezi, upfusha umwana uzize ubwiyemezi, nyamara wari buhure na Kristo Yesu akakuruhura. Icyitonderwa nibyo abarangi muri iki gihe bariyoberanije, barahari kandi ari benshi. Hari n'abandi basenga bafite utuntu mu mifuka, hari n'abandi uhamagara iwawe ngo baze bagusengere, bakabanza bakagucunga bakakubwira ati genda uzana amazi dusenge, wakinjira mu cyumba bagahita bajugunya ibintu muri purafo kugira ngo mu kanya babone uko bakurya amafaranga. Ariko uyu mugabo ntabwo aguca igiceri, ntabwo iyo bishatse. Nongere mbwira abantu ko mu muco umuntu ashobora kukuzaho, ntabwo wavuga ngo urahamagara Wilson icyangugu ngo anaza gusengere ngo akwemerere ariko ngo yongere yishakeho n'amatike. Ibyo ngibyo byaba ari umuco udakwiriye. Byaba byiza mu gihe umukeneye banza ushaka amatike umutegere n'umukozi w'Imana nibyo, ariko wowe ku ruhande rwawe bikuvuyemo, kuko nawe ugiye kwa muganga ugenda wateze. Hanyuma rero nyine ibyo ngibyo naringa cometsemo kugira ngo nanone ntimukamenyera Imana ngo mugere no ku rwego rwo kumenyera abantu b'Imana. Yesu agiye Yerusalemu yagiye ku ndogobe, ariko ngo abantu bamusasira n'imyambaro n'ibitenge. Icyo cyubahiro cy'Imana bamuhaye gituma abantu benshi bakorera